cyane amazina ya nyayo ni Jorge Mario Bergoglio akaba rero ari umunya-Argentine wavukiye Buenos Aires hagati mu mujyi ni nawe mupapa wa mbere wo muri Amerika y'Epfo ubayeho abandi bapapa benshi abapapa bagera kuri 200 bo bari abataliyani abandi bapapa benshi babaga ari abanyaburayi n'ubwa mbere rero Kiliziya Gatolika igize umushumba wo muri Amerika y'Amajyepfo mu bintu buriya ngo byaranze amashuri ye cyane abantu benshi nyine bamuzi nk'umushimiste kubera ko yize nyine chimie byerekeranye n'ubutabire yize mu seminari ya Villa Devoto aragraduatinga uretse ko nyuma yaje no kwigisha ariko mu by'ukuri reka yuko mbijyanirana mu by'ukuri akazi ke abantu bari bamuziho ni bijyanye na chimie nyuma arikaza no kwigisha ibijyanye n'ubuvanganzo ndetse na psychologie ubwo yigishaga muri Immaculée Conception muri collège ya Santa Fe uvuze ku masomo ye amashuri ye buriya rero na doctora afite doctora muri theologie yakuye mu Budage tugarutse no ku mashuri abajesuite n'umuryango ni congregation y'Imana imwe mu izwiho amashuri menshi cyane n'amahamakazi n'ubuhanga buhambaye buriya abajesuite ngo nabahanga cyane bariga cyane ni nawe mupapa wa mbere w'umujesuite uyoboye Kiliziya Gatolika niwe mupapa wa mbere w'umujesuite ubundi bazwiho kuba ngo ari indwanyi cyangwa ingabo za Kiliziya kuko hari documentaire nigeze kubona bari kuvuga ukuntu nyine Felia Yulia yasimbuye yego Benedicto wa 16 ubundi ngo batekerezaga yuko Francis yaba papa muri 2005 Jean Paul akimara gupfa ariko icyo gihe yari muto cyane mbese adafite maturité ariko ubundi muri feria za Benedicto wa 16 harimo kunanirwa gushyira igitsure ku banyamafaranga ba Kiliziya bafite yo bitanga Banque de Vatican ifite amafaranga menshi kandi abantu banyereza buri munsi no patron du Vatican rero ngo ananiwe gushyiramo igitsure noneho rero baravuga bati umuntu wenyine washyira Kiliziya ku murongo ibinyigisho Benedicto yari abishoboye ibyo gusengera abantu gutanga umugisha gushyira ibintu ku murongo ariko abanyamafaranga igitsure muri iriya banki kuko ni funding ibintu byose bya Kiliziya ntibishobotse birasaba ko hajya umuntu w'umurwanyi w'imbaraga uhangana ufite ishyaka baravuga bati ni umujesuite wenyine niyo mpamvu donc ni bimwe mu byatumye Francis atorerwa uyu mwanya donc robbing yaroroshye mu papa wa mbere w'umujesuite uyoboye Kiliziya Gatolika nawe mu papa wa mbere turuka mu majyepfo Amerika y'Amajyepfo uyoboye Kiliziya Gatolika mu kanya twari turi kukubwira rero bimwe mu bintu bidasanzwe utarumuziho akimara gutorwa bukeye bwaho ngira ngo yafashe imodoka zitariho ibirango imodoka zindi zitariho ibirango yego zari nyinshi kwa kundi cortege ntabwo ari imodoka imwe ariko zitariho ibirango utamenya ngo ni za Vatican agenda mu misa ajya mu misa ni ikintu kitari gisanzwe urumva ubundi iyo papa agiye haba ari protocole zitangaje iki nanone cyatunguye abantu akimara gutorwa ubundi hari aho papa agomba kuba atuye hari aho papa yabaga urugo rwe kuva mu kinyejana cya 20 urugo rudasanzwe aho papa atura ariko uyu nguyu uriho agitorwa we yahise ahitamo kujya kuba yegereye abandi bakardinari nari ngiye kuvuga apartment ariko n'ubundi y'ibyumba 2 rwose bisanzwe byoroheje nibuka yuko yahise ananga imodoka z'igitangaza igeze ngira ngo ni muri Amerika hari yaragiye ahageze urabona ubundi undi mupapa yagendaga hagendaga indege mbere itwaye imodoka zizajya muri cortege ye yego kubera ko nyine we atari kwanga ko abo bajyana bajya muri cortege ariko agenda mu kamodoka gato twenda kungana nk'utubigishirizaho ibintu by'amategeko y'imihanda yego tubitse gato cyane yego kubera ko ngira ngo hari urumva yari atowe ari umuntu abantu bavuga bati
arakaze yakoze ibishoboka byose wicisha bugufi ku rwego abantu batakekaga. Ni nawe mupapa wa mbere wagiye ku kinyamakuru Rolling Stone. Rolling Stone akora cover yacyo yose ubundi hariya bariya Rolling Stone bandika cyane cyane ibintu bijyanye na entertainment ibiki yagaragayeho niwe wa mbere. Ariko ngo hari na CD y'indirimbo za pop rock. Hari CD y'indirimbo za pop rock niwe waririmbye uyibonye nk'ahantu muri discotheque niko babyita hamwe bagurishiriza ushaka kugira ngo papa yakoze injyana n'umusani bavuga ngo ni drip ye. Ariko siko biri ntabwo ariko biri urumva iriya tsinda ryo mu Bwongereza ngira ngo riririmba rock bagize gutya bakora indirimbo ariko noneho barimo bakora indirimbo nyine rya Rolling Stone bakora indirimbo album ariko bashyiramo anthem indirimbo bamuhimbiye nyine ye bwite banashyiramo ijambo rye ritarimo instrumental ariko bararitunganya neza imbwirwaruhame ya party ya album barangije rero cover bahita bayitirira pop banashyiraho ifoto ye wenyine ugize gutyo uyisanzana bagurisha wagira ngo ni indirimbo ze umusaza kizanze umugabo wubashywe gutya mu isi ko yigeze kugira nyine akabazo ariko afite n'igihaha kimwe ngo afite igihaha kimwe yigeze kurwara akiri muto biba ngombwa yuko bakuramo igihaha kimwe buriya afite igihaha kimwe rwose ariko ngo ariko ibyo yarwaye biramutse ari muri iki gihe n'ubuvuzi n'iterambere ntibyari kuba ngombwa yuko icyo gihe bagikuramo kiriya gihe sayansi yari itaragera igihe yari akiri muto nawe urabyumva aho ubuvuzi bwari buri. niwe mupapa wa mbere wahawe recognition y'umuntu w'umwaka muri bya bihembo bitangwa n'ikinyamakuru Times magazine. Reka ducumbikire aho rero nguko uko bimeze utuntu utaruzi kuri nyir'ubutungane mushumba wa Kiliziya Gatolika.